RIB igomba gukomeza gufatanya n'inzego bireba kugira ngo ubutabera butangwe vuba kandi neza. Kuba inyangamugayo nabyo bikwiriye kwitabwaho bikaba ishingiro ry'ibikorwa byacu byose. Abanyarwanda bakwiye kugira inzego zibakorera akazi bifuza kandi bakanazizera. Abayobozi nabo bakwiriye kugaragaza ubushake n'umurava n'ubunyamwuga bigaragaza icyerekezo gifatika ibintu byose biganamo kugira ngo twuzuze inshingano zacu. Nta mwanya abantu bakwiriye kwemera w'intege nke, imyitwarire idakwiye cyangwa imikorere idasobanutse. Abakoresha ubunyamwuga ntabwo baba bakwiye kubyihanganira, ahubwo ni ukubirwanya. Inshingano yacu rero ni ukugira ngo buri wese, buri muturage abeho ubuzima bwe yizeye ko arinzwe uko bikwiye, ibindi bya buri munsi bikagenda uko bikwiriye kuba bigenda, hatarimo kwihanganira amafuti nk'ayo ngayo. Ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica Abanyarwanda amateka aya yose arenze imyaka 30 gusa. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Akongera bukanya bati ntabwo tubemerera ko mugira mutya, ariko tukabaza ariko mu babandi mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana, Imana koko yashinze u Rwanda aba bantu mureba. Turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Hari ibintu byacu bimwe baza kugomba kwigomwa bakaduha amahoro. Ubwo ariko ndabivuga mbateguza, ariko nteguza namwe Abanyarwanda ngo iyi myaka yose tumaze kuri urugamba rwo kubaka igihugu cyacu, turashaka kuba Abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba Ababiligi.